rwose ibi bintu abantu babyiteho cyane, bitondere ibi bintu bariho bumva muri iyi minsi. Ubu buhanuzi buriho buza, ubu buhanuzi nubwo gucanganyishisha abantu, kandi mu minsi ishize hari agahenge abantu batangiye gusobanukirwa, ariko noneho bongeye bagarutse, ya wa mwuka wongeye wagarutse. Rero abantu bitondera uwo mwuka. Ariko uyu mwuka nasanze n'umwuka w'akavuyo, n'umwuka mucanganyiko w'ikinyoma, ni ibisazi bisanzwe bitiye mu myuka y'abantu bundi, bikabona akantu gasa nk'akabitokoje. Kuko nk'abantu twibutsa abantu nk'abantu bari bashingiye ngo ku buhanuzi bw'amagana na nyebo ngo buzasohora. Reka twongere twifurize ibihe byiza abari kutureba kuri Irabagirana Family TV. Ni ya televiziyo nziza, benshi bari gukunda televiziyo, turi kwisanzuraho, televiziyo turi kumva ibintu bikomeye Imana yahishe guhera imyaka myinshi n'ibihe byinshi. Rero inshuti bavandimwe mwese mumaze kwimenyera, ndetse rwose mumaze kuyikunda nk'ishakiro ry'ibintu bitandukanye, cyangwa se aho twigira amasomo. Benshi bari kutubwira ko mu by'ukuri byo bayifasheho seriye, kuko iyo utangiye amasomo abantu basigaye bafata amakayi n'amakaramu cyangwa se n'amajenda n'ibitabo bakandika, kuko hari rwose n'abatubwiye ngo bari bafite gahunda itandukanye yo gushaka ubumenyi butandukanye, ariko babonye teoloji nziza, hari abakoresheje iyo langaje. Amasomo mu by'ukuri ari kwigwa, ngira ngo nta nubwo babibona mu mateoloji, kuko n'abateoloji bize amateoloji bari kwiga. Turi guhura ko ibyo dufite ni ibintu bikomeye Imana duhaye, ni ibintu byari byarahishwe, birimo ibitandukanye, harimo amateka rero yo, harimo imyemerere, ubushakashatsi bwagiye bushyirwa ahagaragara butandukanye, ariko ibyo byose twabwiye ko umwuka wagiye biduha. So rero reka twongere tubifurize ikaze nkuko bisanzwe. Mbahaye ikaze, umaze kutumenyera na mugenzi wanjye François, nawe reka bahe ikaze. Bavandimwe inshuti, ndabashuje mu izina rya Yesu. Buntu bw'Imana bubane namwe. François, mu by'ukuri umeze neza? Meze neza cyane, meze neza cyane. Ni ukuri n'ibyishimo, dufite ishimwe rikomeye cyane ko Imana iri gukora imirimo yayo ihambaye. Twebwe ni ukuri mu by'ukuri nta kintu cyadushimisha nko kumva abantu bari kumva bari kugenda bahishurirwa. Yesu yigeze kuvuga, bigeze kumuhamagara bigishwa be ngo naze arye, ariko rero mufite ibyo kurya mutazi iyo ndi gusohoza umurimo uwantumye. Rero turashima Imana ko mu by'ukuri abantu bari gucya mu maso, bari gucya mu bwenge, bari gucya mu mwuka. Abantu benshi amahoro arahinda. Ariko rero nundi twakomeza tukigisha, François, twakomeza n'amasomo yacu. Ngira ngo ubushize tumaze iminsi mu by'ukuri turi gusobanura iby'Imana y'iki gihe. Kuvuga iby'Imana y'iki gihe mu by'ukuri twabwiye ko si ukwamamaza umubi, ahubwo no kumuhishura akamenyekana, kandi mu by'ukuri ari kumenyekana. Abantu bari kubohoka, bari gucika ingoyi ze, abantu batandukanye. Ngira ngo François, nko muri ino minsi burya iriya Mana ikunze gukorera ku kantu. Ubundi iriya Mana nubwo yitinya mwuka, imeze nk'inyamubiri kundi ruhande. Ibonye akantu kaje irasakuza. Kubu ngubu hari agasaku k'ubuhanuzi, hariho induru. Mu gitondo urabyuka ugasanga message 40 zirunze muri telefone yawe ngo z'ubuhanuzi, kandi ngo umujinya uraje. Imyuka y'Imana iki gihe yasaze, yasaruye. Ni wa mutima wayo wo gucanga abantu. Wumve intozi bwo buhanuzi ibyo bugenda buvuga, usanga ahubwo bushyira abantu mu rujijo. Ugasanga abantu ahubwo ibyo barimo birahenutse, abantu batangiye guhangayika, abantu bataye umutwe bakabura aho bahagarara. Mbega rwose abantu ngo bavuye mu ijuru. Ariko nanone ndi kwishima
bamwe baranyohereza izo video za mucanganyiko z'abasazi b'abahanuzi kuko mu by'ukuri abantu bavangiye bikomeye, ariko ikintu gitangaje no kujya njya kubona nkabona umuntu anyohereje message ati nk'ubu ngubu iyo ntaza kuba narizi iyo Mana y'iki gihe menye ubuhanuzi bwayo, iyo ntaza kumenya iryo juru bavuga bavuyemo ati unanjye mbacanganyukiye nk'abandi. Hari abari kutubwira ngo mukomereza aho ngaho n'ukuri mufasha abantu mu batabare, ati nanjye ubu ngubu mba ndi muri uwo mubare. Ati ibyo bintu byatwishe igihe kinini cyane, ariko ubu ngubu twamaze kurasirwa n'umucyo natwe, turatuje. Rero bavandimwe, ni ukuri icyo tubabwira ngo ibiganiro abantu nimba ubikurikiye fasha abandi, kuko buriya iyo ukoze subscribe sibyo, buri kiganiro cyose buri somo ryose rikugeraho. Noneho iyo ukoze share ukariha abandi, nk'uko abantu bari gusirikiriza ubwo butumwa bw'ubuhanuzi bw'ibisazi, uko uhereza abandi umuti niko bakira. Nk'ubu abantu bamaze kumva ibiganiro, bamaze kumva amasomo, bamaze gusobanukirwa iyo Mana imeze gutyo yikubagaho y'umwijima ya mucanganyiko, nibwo kuki abamaze kumenya neza, abamaze kuyimenya neza n'imikorere yayo n'imivugire yayo, ubu baratuje bameze neza. Ariko nk'abatabizi urumva ahantu bahangayitse mu buryo bukomeye, ntabwo umwana w'Imana yagahangakiye ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero n'ubundi nk'uko turi kubivuga ni n'isomo n'ubundi rikomeza, turi kuvuga ingaruka zo gusenga iyo Mana y'ikinyoma, ariko twivuge kwa gatoya ndetse kuri gasane niko turi twebwe Imana yo mu Rwanda, kuko buri hari gihe ingaruka zo ni nyinshi cyane, ariko tuzavuga ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ariko nagira ngo tubwire abantu ngo ubundi ingaruka mbi ya mbere, ikintu kibi rwose ni uko abantu bazarimbuka. Burya cyo giteye ubwoba kuba abantu bazajya imbere ya Yesu ku munsi w'amateka. Twababwiye ko mu by'ukuri ako dusomere Mateyo 7:21, twongeye twibutsa abantu Mateyo 7:21. Uwo ni umurongo wenda se Yesu yabikiye abantu bo murongo wa gikristo. Gikristo ni yabikiye umurongo ukomeye, abantu bazi ngo bafite Yesu, ngo baramwizeye, baramukurikiye, kandi barizeye Yesu wundi nkuko twamusobanuriye mu masomo abanza, barizeye umwuka wundi, ari nabo bavugishaga, barakoreshwaga n'iki, ndetse ni barigishaga ubundi butumwa, ndetse barakonaga n'azangabo zo mu ijuru twababwiye. Hari umurongo tujye ngo tubibutse bavandimwe ko kuba turi kuvuga ibi ngibi ni ukuri biteye ishozi, biteye ubwoba. Reka tubabwire nyine turaza kubisesengura imbere. Nimba abantu abitwaga abakristo hafi ya bose bariroshye muri jenoside, uretse abantu bake bo ku giti cyabo. Hari umupadiri rwose nyakwigendera Obaridi, niwe wavuze ngo ariko ngo habure ngo paruwasi nimwe, ngo habure paruwasi nimwe ivuga ngo twitandukanije na jenoside. Yabivuze muri speech ye yigeze kuvuga mbere, habure byibura na santrali nimwe. Cyeka nk'umuntu waga yifitiye ntuza, waga wifitiye umutima we ku giti cye, ariko nka institution, nka denomination, habure wa mugani n'agace kamwe kavuga ngo ibintu sibyo. Ni ikibazo gikomeye cyane rero bavandimwe mu by'ukuri. Ariko icyo tubabwira ngo nimba abantu bariroshye muri ibintu nka biriya, buri impande ivuga ngo bari kujya hehe? Mutekereze mwari kujya, nimba abantu bose bariroshye muri jenoside, buri imeruka iba muri jenoside, abantu bari kujya hehe? N'irindi jambo yavuze uriya mupadiri avuga ati nta bakristo bakoze jenoside. Donc ni ukuvuga ko abakoze jenoside bose ni abapagani. Donc niba abakristo bitwa abakristo bari mu nsengero, abo ngabo rero iyi mpande ivuga. Yaravuze ngo ndibuka, ariko ndumva speech ye, ndumva hari ijambo yigeze kuvuga, najyo nakize muri cya gitabo. Arimo bati ni ukuri pe, twaragufashe turakubatiza, tukwita Yohana, tukwita Petero, ariko kuba Petero warafashe ukica Yohana, ni ukuri mbivuge ngo nzakomeza mbisubiremo, nta mukristo n'umwe wigeze kuri iki jenoside, ahubwo bari abakristo ku izina. Ibyo rero byashimangiraga n'ubundi ya declaration toujours n'abayobozi bakuru b'amadini n'amatorero ya Kristo mu Rwanda agize gute bakoze, bakavuga ngo nta mukristo wigeze kuri jenoside, abakoze jenoside ni abakristo ku izina. Dusome uwo murongo iryo jambo ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami,
ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. ako kantu bagiye bakitaho cyane. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ntabwo azababwira ngo reka mbabwize ukuri, narabahamagaye rwose pe, muraza mbaha inshingano, ariko nyuma muza kugwa, muza gusambana, muza kwiba, muza kubivamo, muza kwicana. Icyo bazaba bazize nuko ibyo bakoze atigeze bamenya. Nyamara abantu bajye bamenya ko abantu bakomeye cyane, kuko ni abantu bazavuga ngo ku munsi w'amateka, wa munsi uteye ubwoba, wa munsi isi yose izaba yaheze umushyitsi, hari abantu bazavuga ati natwe turarimbutse, ntabwo tubyemeye, kuko twebweho turabizi neza, twavuye mu byaha, twavuye mu bupfumu, twavuye mu bitandukanye, ariho tuvanyemo, wadusanze mu mayerekwa, uraduhamagara, udukura mu byaha, uduha amafaranga, twubaka insengero, tuba abapotere, dukwira ku isi, tuba ababishopu, tuba abasenyeri, tuba abande, dukwira isi yose. None uravuga ngo turarimbutse? Reba ibikorwa twakoze, twafashije imfubyi, dufasha abapfakazi, kandi kugira ngo rivuga ari we waduhamagaye. None turimbutse gute? Buriya abantu bazaba, hari abandi bantu bakoreraga Imana mu bwesikoro, babizi neza yuko bajya baca inyuma yo gusenga bagakora amanyanga. Abo ntago bazaza kubaza, imitima yabo yabareze birukanze. Abo bandi bobo ni abantu bazatinyuka guhinguka imbere y'umukiza y'umwami kiriya gihe. Ni abantu busanzwe disi bari bazi yuko nta kibazo bafite. Niyo mpamvu tubabwira ngo itonde umenye Imana usenga. Ntago twaje gukina bavandimwe. Muri za ngaruka turi kubabwira, icyago cya mbere, ingaruka ya mbere nuko uzajya gehinomu wari warayobotswe n'imbaga, werekana ibitangaza n'ibimenyetso, uvuga ngo Imana yaguhamagaye, mukazarimbuka. Ibi turi kubakorera abavandimwe, ari n'abatwumva rimwe bakatwumva ngo ni bya politike, nubwo na politike bayumva nabi, bakajya ngo gushaka ngo kuba abasitari. Turi mbere turi kubakiza gehinomu. Washaka kuvuga ijambo nyine muri abo bantu hari abantu mu by'ukuri bazi ko bakorera Satani, bo barimo rwose. tuvuge hari nk'abantu b'abaframaso, b'abapasiteri, hari abapasiteri bari muri Illuminati, abo ngabo bazi ko bakorera Satani. Uwo nguwo nta rubanza za gutera. Ariko noneho hari undi tuvuge nk'uwo mu Illuminati, abo maze kuvuga ni ya Satani mu by'ukuri, iba yambaye ikanzu y'umukara, nawe yari wenyine azi neza ko ari mu mwijima. Babizi n'ubundi binjiramo babizi, ariko hari n'abinjiramo batabizi, hari n'abagenda gakeya ibashukashuka, bakazisanga mu system yabafashe nyuma. Rero ariko hari abandi noneho rwose binjiye bazi ko ari Imana bakorera rwose, nta kibi bazi ko byose ko ari Yesu bakorera, ko ari Imana. Abo ngabo akabazi rwose ko ari mu rusengero, ko ari ahantu akorera Imana. Uwo ngo rwose umutima we mu magambo make usa naho nta rubanza umucira. Reka rero tubabwire, hari n'abahita bavuga ngo none se ngiye yarampamagaye, none se kurangiye yampamagaye akaba ndi gukorera, nkabanyisa amafaranga kayama, nkabasengera abarwayi bagakira, none se ni yihe? Reka umuntu yakwibaza ngo ni gute wamenye iyo Mana? Mu isomo riri imbere buriya tuzabigisha ibiranga, sibyo? Urumva mbere na mbere nk'ubu aribyo turi kubabwira. None se tuvuge nimba uri gusenga Gasani, uko uri gusenga Nyagasani, uzaye mu ijuru ryande? Yite niyo ngaruka wari ubabwiye yo kubura ijuru. Ariko rero noneho ari n'indi biranga mu by'ukuri Imana y'iki gihe iri mu nsengero. Burane tubivuga uzamenya ngo idini ryanjye ni iry'Imana y'iki gihe kabisa. Buriya mu minsi iri imbere tuzatanga isomo ryerekana ibimenyetso biranga. Ntabwo tuzavuga izina ry'idini, ariko nituvuga ibiranga idini ryubatswe n'Imana y'iki gihe, ibiranga idini, kandi ntabwo ari ibyo hejuru. Tuzajya mu mateka ya mbere n'amateka y'itorero rya Gikristo, twerekane Satani ajya gushinga amadini dufite uyu munsi menshi cyane, dore ko menshi cyane
ariyo imana y'iki gihe nayo yashinze ibiyaranga ni ibihe sinye ni izihe ibyo tuzabyerekana ariko tuyaga tubabwiye uyu munsi ngo gatoya turi kuvuga byibura ntabwo twita tusukiye mu bibazo ngo tubirangirize rimwe ariko byibura amasomo tugenda tuvuga mube maso mukenguze amugani wa wundi mukora iki muhumuke mutega amatwi mwumve mubeho ikintu kibabaje cyane nuko abantu bazarimbuka kandi ari abana beza atari nabisikuru rwose utasambana utiba ariko kubera ko kukorera indi mana kuko Satani nawe ngo yihindwa nka marayika w'umucyo nimba yize nka marayika w'umucyo akaza kwita gasani akaza kwitwa nyagasani akaza kubaka ibintu akibaka ibikorwa bya humanitarian byo gufasha abantu ariko n'ubundi nubwo yigira gutyo agasa nk'ari mwiza abantu birangira bagiye gute birangira n'ubundi no mu buzima busanzwe bateze ibibazo kuko ndibuka hari nk'abantu ubona b'imfura ndibuka nk'iyo tuvuga ibi bintu by'umwuka w'ubuhanuzi yateje hari ahantu nasanze rwose uranize kujya kubwiriza amasanga umwana musore uri kubwiriza ngo ibya buhanuzi bw'amagani ngo bizasora ndavuga nese muvande ku ijambo ry'Imana kandi gose yari umuntu ubona uciye bugufiya ugeze gute rwose wa mugani generosité yatsinze abantu yabafashe wavuze ngo ta generosité mavenke hari guca bugufiya k'umuntu rwose bifata imitima y'abantu none rero ndavuga nese ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyago nibiza cyane mvuga ngo mu gihugu zaye bibi abantu banje bagahaguruka bitiye izina ryanjye bakasenga bakajya gute bagasaba imbabazi hari na Imana yavuze ngo nishaka guteza ibibazo mu gihugu ndikuvuga ariko mu mategeko ntibakabiza mu isezerano rishya yamusana rishya nabihari byo ngibyo ibyago nibiza bigiye gutera igihugu kuko bisha amategeko yanjye hakaburi kumwe wenyine uhagara mu cyuho nzakura ibyo byago twebwe nk'abakozi Imana twahagaze gutyo Yesu asubiza avuga ngo ubuhanuzi magani yavuze ngo nta nsinzi bufite niko bavugaga ngo umuntu uzibeshya akabusengera ngo biveho ngo azakubitika sasa reba bavandimwe ari bashyizeho bariyeri yuko bitagomba kujya gute uyu mana rwose ibi bintu abantu babyiteho cyane bitondere ibi bintu bariho bumva muri iyi minsi ubu buhanuzi buriho buza ubu buhanuzi nubwo gucanganyishisha abantu kandi mu minsi ishize hari agahenge abantu batangiye gusobanukirwa ariko noneho bongeye bagarutse ya wa mwuka wongeye wagarutse rero abantu bitondera uwo mwuka ariko uyu mwuka nasanze n'umwuka w'akavuyo n'umwuka mucanganyiko w'ikinyoma ni ibisazi bisanzwe bitiye mu myuka y'abantu bundi bikabona akantu gasa nk'akabitokoje kuko nk'abantu twibutsa abantu nk'abantu bari bashingiye ngo kubahanuzi bw'amagani na nyewe ngo buzasora undi bwaje kwinjira mu banyedini ndibuka ko n'ubundi byasaraga iyo amatora ya perezida yageze gute yegereje ugasanga induru zavuza abahanuzi basaze bari kukoreza abantu kandi abantu reko kuko nta rufata nabo bifitiye kuko cya gitwikizo cy'Imana iki gihe nazagasana cya kibagose ugasanga abantu bahiye ubwoba bamwe bageze gute abandi bahunze igihugu ugasanga ariko rero ari impamvu buriya tubwira abantu babavandimwe twebwe twahagurukiye ku Imana y'ukuri duhagurutse tubwiye ko izakora mu bikomeye cyane ariko mbwira mu Rwanda dufite ikibazo gikomeye cyane cy'amadini aya twakutangwa abantu bakuru sinigeze mbona na rimwe bavuga ngo tukoze igiterane gihuza amadini kivuga ngo banyarwanda muve muri uyu mwijima izindagu ubu sibyo izindagu zamaza abantu b'igihugu uzi ko ana b'igihugu benshi cyane bashiriye mu ishyamba bagenda bamwe baragenda barema imitwe yitwa igisirikare abandi bari miki bari mashyaka gutyo yo gusenya n'ibyo twubatse tugezeho nza abana benshi cyane twabyirukanye bageze gute bapfuye benshi cyane bamwe barapfuye abandi barafashwe abandi bageze gute uri kumva ariko ugasanga rimwe haba ibiterane hanga ku mastade ngo turi gusengera igihugu abandi bakiyoboye baziyoboye ibyo biterane ugasanga nabo abana babo ndetse nabo ubwabo iyo biherereye baba ngo byabaye habure ko kwa mugani n'idini rimwe rihagarara rivuga ngo rikore declaration ngo ibi bintu byamaza abana b'igihugu ni umwuka wa Satani ntabwo byakunda muri gusenga gasani ntabwo byakunda kuko
ayo madini yose nubwo tubona ngo amwe ntiyumvikana nta ntagira gute ni kwa kundi twabivuze ko iyi Mana y'iki gihe ni Imana icanganyisha abantu ugasanga ngo ntibahuje ariko bose ari ibategeka. Reka nkubwire muri jenoside sibyo abadivi abayisilamu abapanekote abakatolika bari babaye inshuti umwanzi yabaye umwe witwa nde umututsi bakoze babaye inshuti bahurira ku muntu umwe baramurimbagura bageze muri gereza barongera baratandukana umuyisilamu yongera gusenga Allah we undi yongera gusenga Mariya we undi yongera kwibuka isabato ye barongera baratandukana ariko cyaje babaye umwe no muri ibi ibintu ikintu cyaje kumbabaza mu by'ukuri navuze ko semana nta nubwo biga reba ikintu kimbabaza nuko jenoside irangiye n'ukuri wa mwuka na yamana ko ntaho yari yongeye iritoratoza nicyo tubwira abantu bamwe ngo gushaka ngo kwimara wenda se gushaka gukemura ibibazo by'ibikome bahuye navyo n'iki wa mwuka uravuga ngo jenoside yabaye ngo ni nk'agatonyanga mu nyanja ngo ahubwo ngo wagiye kugwa imvura ya rukokoma sibyo ngo wagiye gufayira ibya gatatu byinjira mu madini ugasanga abantu bari mu byumba by'amasengesho bari gusubira mu buhanuzi bwa binyabiyoro bwa namagayane byaba amabonekerwa byaba amayishurirwa bicanga abantu ako cyumvuga ni kimwe kweri habure wa mugani na apotre umwe ahubwo wanagenza ugasanga nawe yarabirimo jewe ibintu nabiko ubushakashatsi turamutse tuvuze mu by'ukuri nibe twashyize ahagaragara abantu banasara ariko icyo tuvuga uyu munsi rero nuko abantu bamaze kujya gute bamaze kubohoka benshi bamaze kubohoka bamaze kumenya ko cyari kinyuma hari ubuhamya bwinshi bw'abantu batandukanye uri uzumva kandi umva ibi bintu ntabwo byari ngo mu baturage binjije gusa mu ngeri zose no mu nzego zose kubera iki yamana na cya kirere cyayo cya cyuka cyayo iyo byaje nyine bakwe n'abakabiri bavuga yuko kabiri kane Imana iki gihe iyo yahumye ngo ubwonko bw'abantu imitekeze y'abantu irabihuma usanga abantu rwose mu by'ukuri ugasanga abantu bazize ibi bintu ugasanga umuntu ari muri position nziza yakaba ari mu kubaka igihugu cyuka cyamutera nawe akaba yagiye mu bakirwanya ngo yaca gusoza ibintu byamagana nyina biyoro niki ariko twiza kubwira abantu ngo ni muhumure igihe cyageze kugira ngo abantu bake kuko ngira ngo twarabisobanura gushize twigeze kubwira abantu ngo twarimo tuganira tubagwate mu by'ukuri mubona ko ahantu ubona se nyirabiyoro magayane n'amabonekerwa n'ubupfumu byahuriraga biravugaga ngo u Rwanda ruzongera kuba igihugu kizima ngo umwami inde Kigeri wa gatanu ndahindurwa yagize gute ngo yaga ngo atashye ngo cyo gihe ngo zaba ngo ashorewe n'ingabo ngo zaga utuna gatutsi ngo abantu ari bangahe ngo ari bamwe ngo umunyarwanda yaba umwe ngo icyo gihe ngo nibwo ubyuse ngo buzasohora bwa byose abanyedini bahanura ngo nibwo buzasohora ngo icyo gihe ngo nibwo abantu bazaba ari bakeya ngo bande kuko ngo bazaba bamaze ngo ubuyobozi buzaba bwapfuye cyane ubuyobozi buri kino gihe n'abaturage benshi bapfuye uri kumva icyo gihe ibintu byarimbaguye abantu ariko icyo bwira abantu ngo nta muntu uzarama ubundi mu by'ukuri abantu bose nyine bazapfa ariko se icyo turi kuvuga ni iki uwo mwami bavugaga nawe yaje gutabaruka yaje gutaha na amaze gutaha nabwo nje naje gutegereza nese abantu bazi neze ko bica bakavuga ngo ibi bintu twari twiringiye twari twizeye ko bitabaye aha niho hari ikintu gikomeye cyane bahanuye ibintu noneho ibyo bintu birapfa donc uriya umwami ntiyarakiriho aratanga ntiyarakiriho noneho ku kinyuma bicecekeye ntibagire icyo bavuga wenda se guceceka abenshi baranashwawe kuko benshi cyane ko babishyizemo imbaraga zabo barabyubakiye amadini hari amadini yubatswe kuri ibyo bintu n'iki barashwawe kandi ibi n'ibyo Imana tubwiye tugitangira uyu murimo iduhamagara twagiye tubibwira abantu yaravuze ngo abantu bose bari inyuma y'ubuhanuzi bari inyuma y'umwuka w'Imana iki gihe bazakorwa n'isoni kuko ibintu Uwiteka Imana ntabiri inyuma kandi igihe cyo gukora Uwiteka cyasohoye Uwiteka yagarutse muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda agiye kuyengesha izo mana zaho ibi byose abantu bose bari inyuma y'ibi bintu bazagenda bakorwa n'isoni bazaseba abandi bazapfa bazajya gute marayika wo kurwanya umuntu wese uri inyuma y'uwo mwuka yari imanukiye
impamvu abantu benshi cyane bajya bakabadesi bagatenguhwa n'ibyo bintu bagatenguhwa n'abandi bagatenguhwa umva bazakomeza batenguhwe kugeza igihe baziyahura bagashira. Ni inama turi kubwira abantu ariko rero icyo turi kuvuga twebwe aha ngaha ari impamvu turi kubabwira, reka tubwire abantu buriya muvandimwe ngira ngo buriya muri dekararasiyo agiye tuzayivugaho neza kuko twabonye ko nayo Imana yaduhayeho amahishurwa akomeye, hari na benshi batazi ibyayo mu by'ukuri. Hari n'umuntu nayo mvuga ko iriya dekararasiyo Imana yiduhishuriyeho bikomeye cyane kandi n'abayobozi twagiye twiganaho bayikoze. Ariko reka twibutse abantu bavandimwe abayobozi bakuru b'amadini n'amaturage hiso mu Rwanda, mwicari Musanze iminsi 3 ntabwo mwari musetse muri kubaza ngo ibi bitubamo ni iyi myemere tubamo ni bwoko ki yatumye abakristo bari batuye u Rwanda hafi 100% bakora genocide. Ibyo twizira ni ibiki? Ntabwo mwari musetse. Muri dekarasiyo tuzayisobanura basabye imbabazi bagira gute ariko igitangaza gikomeye cyane nuko nyuma dekarasiyo wa mwuka wagomereye gute urakora. Ntabwo bavuga ngo bya bindi birasohoye. Uzi ko mu by'ukuri 2010 dekarasiyo 2014 2015 ahubwo amadini avukamo ibibazo batangira kurwana amwe arasenyuka ndagira gute. Icyo kirere cya kibagose tubabwira nicyo twaje gukuraho. U Rwanda rugomba gucya, itoro rya Kristo rikaba itoro rya Kristo, agico itoro rye gute rizana iki? Rizana ibisubizo ntabwo rizana ibibazo. Ariko icyo dushimana Imana twebwe turayishima ko imaze kudukoresha ibintu bikomeye cyane ko abantu benshi cyane bamaze kurasigwa n'umucyo no kuva mu mwijima. Ariko nkuko watangiye ubivuga ishyano byongeye yaguye, hari umwuka uri kuza none wongeye kuza abahanuzi basaze cyane bahagurukiye ko kaje ikono yabasajije. Ariko tubwira abantu izo information zituruka hehe? Mu ijuru rya kabiri izo information barabose information bari kuvuga zituruka mu ijuru rya kabiri. Uwiteka Imana ko ntago ibirimo abashaka kubyumva neza ni mukurikirane aya masomo yose uko agiye atangira Imana y'iki gihe uko ikora uko ivuga. Rero François buriya iyo tugomeje kuvuga ingaruka zo ni nyinshi cyane az'Imana y'iki gihe haba ku muntu ku giti cye, ku muryango, ku itorero no ku gihugu. Ariko iyo kuri kuje gute kumenyekanye nk'uko turi kuvuga mu by'ukuri abantu barabuhuka kandi tunababwire ngo ni igihe cyasohoye, ni igihe cya Afurika cyasohoye kandi ibintu tugendamo byarasetinzwe. Yesu Kristo arahari, umwuka wera arahari, marayika w'Uwiteka ari ngo asohoze umurimo kandi twarabwe mu Rwanda rwo n'umwihariko ni Edeni, ni igihugu cyeguruye Kristo, cyerezwa Kristo, gikurwaho uwo mwijima wose Satana akorera erega rumwe. Impamvu ntacyo azagiraho, ni impamvu abari inyuma y'iyo nyenyeri y'umukara y'umwijima bafite akaga. Ariko abayobowe n'umucyo wa Kristo muzabona amahoro, muzaguma mu nsinzi kandi ahubwo igihe kirageze kugira ngo tugende mu murage wacu kuko n'iby'Imana duteguriye. Rero hari byinshi murahishiwe byinshi cyane. François reka tuzakomeza ubutaha. Nta kibazo rero, turabakunda cyane, amasomo arakomeje, mukomeze mwibuke gukora subscribe kugira ngo ikiganiro nikiza kite kibageraho kandi unabigeze ku bandi muri bwa buryo bwashiye. Turabakunda cyane rero, muri abanyamugisha. Bye bye.